babiciye rimwe mama papa mukuru wanjye na bashiki banjye batatu, nanjye ndakomereka cyane na murumuna wanjye. Dushima Imana itwitaho buri munsi, izi imibereho yacu ku manywa na nijoro, itwitaho iteka bagenzi tuyishime, kuba tukiriho nta na kimwe turusha abandi, kuba tugihumeka n'umugambi w'Imana. Reba imyaka tumaze ku isi, ntacyo twakuburanye, ibya mwuka turabifite, n'ubuzima turacyariho, himbazwa mucunguzi, tuguhaye icyubahiro, yaguhora ku ngoma, ngwino duturemo, uwiteka udukunda, tuzibanire nawe. Nitwa Mupenzi Simeo, mfite imyaka myinshi irenze 30, ndacyari umuhungu, ndi umuhanzi, ndaririmba, niko kazi nkora, ndirimba mu bukwe, ndirimba mu rusengero, ndirimba mu bitaramo, cyane cyane nko mu birori by'imiryango itandukanye. Navukiye muri DRC, nasanze mfite ababyeyi bombi, navukiye mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Muri rusange twakundaga kuririmba mu rugo, papa wanjye ari umuririmbyi, mama wanjye ari umuririmbyi, abantu twavukanaga bakundaga kuririmba. Ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi nkunda kuririmba muri rusange. 1996 tugeze hano mu Rwanda, ababyeyi banjye baza kwicwa n'abacengezi muri 1997. Babiciye rimwe mama papa mukuru wanjye na bashiki banjye batatu, nanjye ndakomereka cyane na murumuna wanjye, ariko Imana irakomeza itubeshaho, n'ubu ngubu turacyariho kandi turayishima, kuko nageze Kigali muri 1998 nko mu kwezi kwa 11 nza muri Village d'Enfants SOS, ni ikigo kirera abana b'imfubyi kiba ku Kacyiru. Muri SOS narahabaye, bansezereye ejo bundi mu 2010. Nakunze kwiga nabi, urumva ikibazo nyamukuru nari mfite ni ikibazo natewe n'agahinda gakabije. Urumva kubera kubabazwa n'ababyeyi banjye, nta muntu mbona mbiganiriza wenda ngo bimvemo, byaje kungeraho ingaruka zitari nziza, nkajya ndwara, nkaremba, nkajya mu bitaro, nuko n'ibintu birebire, ni amateka ababaje nagiye nyuramo. Ariko nyine kubera ko nzi ko kuri iyi si umuyobozi wa twese ni Imana, niyo mpamvu ntiyahuye
niyo mpamvu ntishoye mu biyobyabwenge nk'uko bagenzi banjye dusangiye amateka byabagendekeye. Mbese hari imico myinshi itari myiza ntagiyemo bitewe n'uko nakuriye mu muryango w'abantu bubaha Imana. tugaruke ku buhanzi bwawe. Wabitangiye ryari? Twumvise ko yenda ukomoka mu muryango w'abahanzi. Byaje gute? Ni impano cyangwa ni ukubera yuko wabonaga umuryango benshi mu muryango wawe babikora? Mu by'ukuri ni impano, nubwo nasanze ababyeyi banjye baririmba, ariko ntabwo abantu tuvukana bose ntabwo baririmba nk'uko ndirimba, nta nubwo babikunda nk'uko mbikunda. Urumva ngewe ni impano bindimo, bindimo, niyo mpamvu mbikunda. Nzarinda mpfa, ubanza hari nimara no gupfa nzakomeza nkaririmba, simbizi. Wabitangiye ryari? Urumva natangiye kuririmba ndibuka mfite imyaka 5. Akana gatoya naririmbaga baze. Ubu njya nibuka nkavuga nti baze naririmbaga nkiri umwana muto, ubu yagiye. Urumva natangiye kuririmba ndi muto, ndetse ntaratangira kwiga mu wa mbere primaire. Urumva kuva icyo gihe ndakunda kuririmba. Njya nibuka nakundaga kwibutsa ababyeyi nti nimwibuka ko uyu munsi turi buririmbe. Zika ari umuco, mbese twararirimbaga n'abantu twaturanye muri Kongo. Uyu munsi iyo duhuye barambaza nizere ko ukikunda kuririmba kabisa. Urumva abantu bazi ababyeyi banjye bazi ko icyaturangaga ari ukuririmba. Ni ukuvuga ngo kuva watangira kubigira kinyamwuga umaze kugira indirimbo zingahe? None ubu ngubu urabona amaze kugira indirimbo zikoze, ngire ngo ni indirimbo 8. Ni nziza kandi rwose nabonye abantu bazikunda ari benshi. Yaba abasenga mu rusengero, umuntu wese ndirimbiye nawe ndabona ngaye. Rwose ntabwo ari ukwihagararaho. Ese ukura hehe, uvoma hehe ibyo uririmba? Ni iyihe soko y'inganzo yawe? Isoko nkompara ibintu bibiri. Ibyo mbona nkabikompara n'ijambo ry'Imana. Noneho nanjye nkaba nsanzwe mfite ijwi ryanjye nyine, nuko nkaririmba, nkandika, nkaririmba. Wow. None se ubona uririmba, kuko uririmba indirimbo z'Imana ariko ukaririmba n'iz'isi, ibyo bintu byombi bibangikanya gute? Ubona kimwe kitazamira ikindi? Indirimbo z'isi se ntago naririmba, sinzi, ntago nazita iz'isi. Kuko indirimbo, tuvuga indirimbo ndirimba mu bukwe, ni indirimbo urabona iyo abageni basezerana mu rusengero, ndaziririmba mu rusengero. Urumva naba ndi muri reception cyangwa muri dote nkaziririmba. Mbese ni indirimbo ntabwo wamenya uko ziteye. Ni indirimbo zirimo amagambo y'Imana, zirimo n'amagambo y'ubuzima busanzwe y'abantu bakundana, ukuntu Imana yakunze abari mu isi, ukuntu umukobwa n'umuhungu bagomba gukundana nk'uko Yesu yadukunze. Mbese ni uko nguko. Noneho ngacuranga ka gitari, n'abantu kabisa ukabona bafashijwe, umugani ya mvugo y'iki gihe. Ni izihe nzozi ufite iyo wicaye ugatekereza? Uba ufite izihe nzozi ku mpano yawe? Inzozi mfite nta zindi. Urabona mu by'ukuri mbwiriza abantu duturanye nabwo bake.
nkaba numva inzozi zanjye ari ukuzaririmbira abanyarwanda bose abari mu gihugu, nkazaririmbira abarundi, nkazaririmba abatanzania, abanyafurika bose, abanyaburayi bose, bose abantu batuye ku isi yose. Nkumva ko icyo nifuriza umutima wanjye, nkumva n'abandi bantu cyabageraho, icyo nta kindi, ni amahoro y'umutima. Kandi rwose ndabizi indirimbo imitima y'abantu uko bizagerwaho. Rero ni igihe nzagira ubushobozi bwo gukora cyane cyane amashusho y'izi ndirimbo ndirimba, kuko abantu bazikunda mu by'ukuri ntabwo ari bake, ntabwo ari bake. Urumva ikibazo ni njye kiriho, naho abazikeneye bo ni benshi cyane.